none bamaze iminsi bari gusereta ibirenge uzazi wacu ndariko nanjye ndakomeye Imana ihabwe icyubahiro. Bari barabize ibyuya. Haleluya. Bari barabize ibyuya. Uyu yahamagaye nimugoroba ati ngiye gutangira isabato uyu hakiza twahuraga waramutse byakiye amahoro kandi ntayazaga aransuhuza. Yabaga ari kuntereta ngo nzagenze nde. Suko Imana yangize umuntu namwe izabagira abantu mu izina rya Yesu. Maze ikibazo kiba kiravutse. Ndihuta. Yemewe baririmbye mbanguze Daihatsu. Mbanguze twe twarazazaniwe ariko turashimira Imana yuko yaduhengekeye umusaya. Natwe turi abantu nkamwe turi kwambara bikemera. Imana ihabwa icubahiro. Imana muyimpera amashi, muyiha amashira yakwiriye. Haleluya. Ikibazo ro naje kugira, naje gutangira mu wa mbere mu Rushubi, none kubera uniforme nta mafaranga twe twabona yo kuyigura bandodeshereza igiteteye nje na mushiki wanje. Dore inkoni nariye kuri bihera bityo bangubita ngo iki gihungu cyegize umukobwa gite. Umva, nariye inkoni nafataga birota abandi batashe kubera yuko nabaga nambaye igiteteye bakanyita cabakobwa. Ariko atari ukwirata ahubwo ari amabura. Turashimira Imana. Imana igira neza. Iwacu mu mateka nta nzozi naho wari kubamba umuntu ngo mbese aha hazagera n'ipikipiki wapi ngabantu barere kwagara hano. Umuntu werekwaga ninde hano ubesha gati wenda neretswe wa muntu mwita umuntu w'Imana wanaguhanurira n'ibitari byo ukagira ngo nibyo wapi. Maze Imana yo kagira neza. Ndi kwihuta ibi mpaye akadayihatsu kamwe. Ndashimira Imana yampaye igihugu, ikampa umuryango, ikampa n'itorero, izakomere ku ngoma. Maze ingorane naje kugira rero mw'abantu b'Imana, Imana iduhindurira amateka izahore ku ngoma, ntimuzayihemukire. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Gikenya ndicyumva ihone ariko umuzima agenza ate? N'izindi zose ndazibahaye mu izina rya Yesu. Banyaruhanga rero nari mbakumbuye. Amen. Ariko amasaha yo kurya yageze. Iyaba hano byashoboka buri wese agafata umugati tugatarama. Ariko babandi barwaye ibifu, abandi abasaza nababonye hariya. Ariko twese Imana itugire neza uyu munsi. Reka rero tubashimire uburyo mwatugira icyizere ngo tugaruke ahantu duhaheruka babisamaza batarizera mukiri abana. Nibyo ni kera mu gikambaka ntabwo twababonaga. Ariko Imana ihabwe icyubahiro ko itorero ry'Imana ryakuze. Nageze hano mbona ari hari mu ntebe z'abayobozi kandi hari nta muntu upfaga kuhicara. Imana ihabwe icyubahiro. Nzaba nita Yesu ashimwe, Sipiriyani, Kazimiri, ba Manuel, ba Niyonsaba. Mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu Data wa twese. Korari muzandamukirize Pasitoro Gitifu. Muramuzi? Ninde? Samuel. Muti twirirwanye n'inshuti yawe Silvestre. Kandi izo ndamutso muzazimuye. Turabashimiye rero ariko ikibazo iriya ni nijoro, hano ni kumanywa. Ikibazo ni ikihe? Wavugana n'abantu bari nijoro, weho uri kumanywa. Bare wagira ngo ni saa 8 z'ijoro, hano wagira ngo ni saa 4 z'amanywa. Ariko abinyuma turi kujyana, abo turi kujyana. Ariko ikibazo bafite ntabwo bari kureba ba Sikovia baraha, abanyamakuru bateranye, nanjye wapi ndi kunyenyeza. Ndabona umusore hariya, abahungu bashizemo impano zabo. Twese rero umwami Imana akomeze kutugirira neza. Reka rero tubashimire, dushimira Niyonsaba yakomeje gutebutsa ngo tuzabe turi hano. Dushimira ba Fabien,
nabo bakomeje kuvuga batuzadusura, ariko nanje uretse kubasura nari nkumbuye kugera aha hantu. Iyi yari intara imwe ni yacu, baza kuyikatamo kabiri turagenda, kubera twabanye neza rero nagarutse. Amen. Hari umusaza hano yajyaga nezererwa agafatwa n'umwuka w'Imana, ati reka nze mbabwire no mu ijuru tuzanyabanwa. Haleluya. Ati no mu ijuru nitugera tuzagenza gute? Igitekerezo cyo kunyabanwa, abashumba iyo bahaza ibigori bya rubanda, kuko ntabwo bajya bahinga, sibyo? Iyo bamaze kotsa ibirayi bya rubanda, bamaze kunywa amata y'inka zitari zabo, bakurikizagaho umukino wo kugenza gute? Kubera baba bagenje bate? Bahaze. Natwe rero nitutagwa isari tukagera mu ijuru tuzagenza gute? Basiyeri Yesu ashimwe. Asiyeri arimo, hari isomo nshaka kubatura rito ntari nateguye, nagize umugisha. Hano hariho abasaza. Aba basaza Imana izabashajishe neza. Ntaratangira hari isomo nifuza ko mbasomera aba basaza. Yesaya 46 umurongo wa 3. Babahe mikoro nimwumve. Niho mwahageze? Yesaya 46 wahageze? Umurongo wa 3 wavuga ngo iki? Aha, haleluya. Aba basaza iri somo ngiye kuri batura. Yesu ashimwe. Ntabwo byemeye kugera hano, ndagira ngo bisama mpereza uwo mwana. Haguruka Sipiriyani, vayo nta kibazo. Asinzire nyine, ngiye kumujyamisha ku buryo fata mikoro. Haleluya. Ninde ufite rya somo? Ngiri. Soma. Aba basaza batega amatwi. Ni Yesaya 46 umurongo wa 3. Umurongo wa kangahe? Wa 3. Wa 3. Haranditse ngo nimunyumve. Nimugenze gute? Nimunyumve. Yego. Mwanzu ya Yakobo mwe. Mwabinzu ya hano mu ruhanga mwe. Namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese. Namwe mwese mura. Abo nahetse mukiri munda. Abo nahetse mukiri hehe? Munda. Haleluya. Ariko mwumvishira ijambo. Abo nahetse mukiri hehe? Ninde ubivuze? Uwiteka. Aba basaza bari he? Mutega amatwi. Nkabaterura mukivuka. Oh, nkabaterura mukigenje gute? Mukivuka. Baba basaza komeza. Turakomeza umurongo wa 4. Nkabageza mu zabukuru, maze nkabaterura mukivuka, nkabageza mu za. Asiyeri Kanzinya ari hano? Kanzinya. Abasaza barani mushira ibiganza hejuru. Nkabaterura mukigenza gute? Komeza. Ndiwe. Ninde ubivuze? Uwiteka. Muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka. Bazarinda imvi z'uruyenzi akigenje ate? Babasaza namwe murebe imyaka. Kanzinya ufite imyaka ingahe? Haleluya. Ndanezerewe. Mufite ariko nta samfire zagiye hano. Mwanyikiye ibintu. Burya rero umuntu aratekinika akabura kamwe. Samfire ntazo. Ngaho bari abasaza bampera mikoro. Kanzi vayo hano nibaguhereze mikoro. Ngo bazarinda imvi z'uruyenzi akigenje ate? Ufite imyaka ingahe? Uwiteka arakomeye. Imyaka ni ngaho ufite? Imyaka 78. Imyaka 70 ingahe? Uwiteka akigenje ate? Ariko murebe uyu Uwiteka. Iyi myaka 70 na zingahe? Yavutse, yateruye, none Uwiteka agenje ate? Imvi zizarinda zibiki? Akigenje ate? Komeza irindi somo. Yego, murakoze. Muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka, ninje wabaremye. Niwe wagenje ute? Baturemye. Ninje uzaheka. Ninde uzagenza gute?
mpagaze mu cyimbo cy'umwami wacu ariko mpetse kanzinya mpetse na mwese muri mu mugongo wanjye kuko Uwiteka niwe ugenje ute ihutire gusoza ni koko nzaheka niko kazagenza ate azaheka kandi nzaja nkiza kandi azaje agenza ate nkiza munshimire Imana ihabwe icubahiro Amen. Imana yacu rero ni nziza izaduheka imvi zibaye iki ntimuzave mu nzu y'Imana. Haleluya. Inzara rero yarandiye. Inzara yagenje ite? 6:30 na zingahe? Nagize ikibazo inzara irandya. Inzara igenze ite? Amateka ni maremare ariko ndakekuzaho gatoya. Ubundi ni nabazi isaha nibura bikarangira. Agahinda mfite kakagenza gate kagashira ariko inzara yagenje ite? Abinzara yariye nibashire hejuru. Inzara iraryohaga. Inzara mu biryoha inzara irimo. Inzara yarandiye ndye kidodoki kibisi. Murakizi hari yarandiye ndye kidodoki kibisi. Ngezemo hagati numva ikidodoki kiranzambaguje. Ariko Mana uru rugendo nzarusoza ryari. Iwacu nibo bandi twari dukennye mu mudugudu no mu kagari. Ntabwo mbesha. Haleluya. Berenari ari hano? No wari he? Uri he? Kutaza wicara imbere. Ninde wakujanyiye dore? Tukohereza abantu basobanutse mukajaniriya. Uje uregera hano bahakiza. Dusabe Imana ari he Jean Bosco? We yicaraga hiye yaje. Yicaragaho. Uriya rero nawe n'uwi wacu tumutanze vuba. Aje aricara hano imbere mu mubone. Ntaje arajira mu bigori. Haleluya. None dorarira mu bigori ntibere nararenga ha. Ubu si wantangiriye wangeraho batagishe. Ibyo mvuga n'ukubesha nanga nibyo. Berena. Ibyo mvuga nibyo nanga n'ukubesha. Inzara yarandiye. Ikimara kundya ndye kidodoke kibisi. Ndi butanga urugero ribakari. Twageze hariya mu isoko kera inzara yaratwishe mwene data. Ariko reka dushimire Imana. Reka dushimire Imana yeka ku mugongo ituma tubona ibyo kurya n'ibyo kunywa. Imana ihabwe icubahiro. Ninda bageze hirya no hino ariko ntabwo birakunda. Yeme bahu inzara iryana nabi. Twe yaraturiye none ikaturya. Muzehe yitwaga Karubanda yari umuntu unywa agacupa kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Yaratunzwe n'akabari gusa. Imana imugirira neza. Iri torero baza kumubwiriza ubutumwa avuyeyo arizera ariko yizera bya nyabyo. Muzehe Hakiza. Muzehe wa Hakiza. Ubundi muzehe yari afite imico nk'iyawe. Yari umusaza mwiza nkawe. Uko gupakaza rero ko musaza naje gutangira mu wa mbere. Urukumva Bizimana we wageragire urabizi. Ubundi twabaga mu nzu z'ibyatsi imvura yagwa tukipfundagira inzu y'ibyatsi rona ntabwo igira idini. Wihisha hano mukanya ikabira haguye ukajya hano bikabigenje bite. Twe twarazazaniwe ariko turashimira Imana yuko aduhengekeye umusaya. Natwe turi abantu nkamwe turi kwambara bikemera. Imana ihabwe icubahiro. Imana muyimpera amashi muyiha amashira yakwiriye. Haleluya. Umva irayakwiriye wayakoma kuva buno kugera nimugoroba. Yesu ashimwe. Ibyo mvuga ntabwo mwabyumva kuko mwe muraryaga ntanzara irabarya. Muzehe yajaga kuduhahira ibintu yaduhahiraga nta kindi. Muzi bireti bya kera ntabwo ari buno. Abantu babaye abasambo basigaye barakwikira umugozi aho gwagiye wasubira inyuma mu njumbure ntubone n'ikirage. Nibyo baramuterezaga
ariko akamba inyangamuga agahinga neza, none agakuramo ibirayi bitwa ibitiritiri, nibyo byadutungaga. Ikibazo rero naje kugira, naje gutangira mu wa mbere mu Rushubi, none kubera iniforume nta mafaranga twe twabona yo kuyigura, bandodeshereza igiteteyi nje na mushiki wanje, dore inkoni nariye kuri bihera bityo, bankubita ngo iki gihungu kigize umukobwa gite, umva nariye inkoni, nafataga birota abandi batashe, kubera yuko nabaga nambaye igiteteyi bakanyita cabakobwa, ariko atari ukwirata ahubwo ari amabura. Turashimira Imana ubwo yampengekeye umusaya, nawe ukaguhengekera umusaya, uzirinde kwihemukira. Naho twacogora, naho twacika intege, ariko tujye tumenya ko Imana iriho kandi izahoraho. Inzara irandya, ndazazanirwa, ntabwo mbambagaza mwampa ijambo si mwari kunyibuka si wapi, none bamaze iminsi bari gusereta ibirenge, uzazi wacu ariko nanjye ndakomeye, Imana ihabwe icyubahiro. Bari barabize ibyuya, haleluya, bari barabize ibyuya. Uyu yahamagaye nimugoroba ati ngiye gutangira isabato, hakiza twahuraga waramutse byakiye amahoro, kandi ntayazaga aransuhuza, yabaga ari kuntereta ngo nzagenze nde, suko Imana yangize umuntu, namwe izabagira abantu mu izina rya Yesu. Maze ikibazo kiba kiravutse, ndihuta, yemewe baririmbye mbanguze Daihatsu, mbanguze Imana igira neza. Iwacu mu mateka nta nzozi, naho wari kubamba umuntu ngo mbese aha hazagera n'ipikipiki, wapi, ngo abantu barerekwagara hano. Umuntu werekwaga ninde hano? Ubeshaga ati wenda neretswe, wa muntu mwita umuntu w'Imana, wanaguhanurira n'ibitari byo ukagira ngo nibyo, wapi. Maze Imana yo kagira neza, ndi kwihuta, ibi mpaye akadayihatsu kamwe. Ndashimira Imana yampaye igihugu, ikampa umuryango, ikampa n'itorero, izakomere ku ngoma. Maze ingorane naje kugira rero mw'abantu b'Imana, ariko muri iteraniro hari abatari banzi, undebere, hari abatari banzi. N'utari wamenya uri mu nda nawe azamenya. Impamvu ni iyi, abandi bose bagiraga agafaranga, kaba gato ni kanini ntibabimenye, ariko amateka ahora yisubira. Nibyo sinzi abantu banguje dufaranga, ndaremekanya mbanguza akadayihatsu. Maze ahananyuraga hose ari abadamu bataga ibyabo bakaja kureba ko gahungu kaguze iki, haleluya. Ariko nibyo nanga ntabwo ari byo. Mwebwe nta matsiko mwagize, ntayo mwagize. nzaba ni ikigeragezo cyambayeho, natinyaga kuyivamo kugira ngo abantu batirirwa bari kugenza gute, ariko ngashimira Imana. hari akantu karibaga nkari nk'akanyirayo, we kagenda nanje ngafashe nkaho nayiguze. Imana ihabwe icubahiro, Imana iramfasha. Ako kamodoka karancunga, n'ubu karacancunga, abana bari kubona ibyo kurya n'ibyo kunywa. Imana ihabwe icubahiro. Imana iduhindurira amateka, izahore ku ngoma, ntimuzayihemukire. Kuva uyu murimo twawutangira, umunsi umwe, mfite ubuhamya burebure, umunsi umwe tuba tugiye mu Birundo, turi hariya ku Kanyamutukuru. nibyo Imana yari impaye akuma ko kube nanyuze mu mateka maremare, n'igare nararitwaye, ntaco ntakoze. None hageze mu kwezi kwa gatatu niho twarundaga, sibyo? Ndavuga imbere y'iteraniro, iki cuma ndagitanze, kizabetera Imana icumweru cyose. Haleluya. Imbaraga z'Imana rero ntabwo tugomba kuzikerensa. Imana iriho kandi izagenza ite. Icyo niringira nuko mwizuru nitugerayo tuzanyabanwa, izina ry'Imana rihimbazwe. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.